amereze nk'ubwatsi, ameze imboga zo kugaburira abantu kugira ngo abakurire umutsima mu butaka. Zaburi 104 umurongo wa 14. Nibyo koko hari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye Imana yageneye umuntu. Harimo imboga, harimo imbuto, ibinyampeke ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi turibanda ku kinyampeke bita ingano. Kubw'imiterere yazo, ingano byorohera umuntu kuzirya ari uko abanje kuzinika mu mazi zikabona koroha. Izo ngano zimejeje zunganira umubiri w'umuntu bitewe n'uko zifitemo vitamini y'ubwoko butandukanye. Zifite thiamine ariyo B ya mbere, zifite B ya kabiri, B ya gatatu, B ya gatandatu, zifite folate ariyo B ya 9 ndetse zifitemo na vitamine E. Zifitemo n'imyunyungugu nka iron, magnesium, phosphorus, potassium ndetse na zinc. Uyu mumero w'ingano kandi wifitemo fibre ufasha mu kurinda kanseri y'urura runini. Nanone zifite proteine nziza ikomoka ku bimera. Dore icyo mumero w'ingano umarira umubiri w'umuntu. Ni umuti mwiza w'indwara zibasira ubwonko. Zifasha mu kugabanya ibiro, zifasha nanone mu kugabanya isukari, ari niyo mpamvu ari umuti mwiza ku barwaye diabete. Zifasha kandi mu kugabanya urugimbu. Zifasha nanone mu kurinda kanseri, by'umwihariko kanseri y'urura runini bitewe na fibre zifitemo. Dore uko izo ngano zitegurwa kugira ngo zigire uwo mumero kandi zigire imimaro twavuze. Ufata izo ngano ukazitunganya neza, ukazikorera isuku, hanyuma ukazinika mu mazi menshi abasha kuzirengera, zikamara mu kantu waziteguriye amasaha 28. Nyuma y'ayo masaha 28 uzikura muri ayo mazi wari wazishyizemo, hanyuma ukazishyira mu kantu kumutse, zikamaramo hagati y'amasaha 12 ndetse n'amasaha 24, zikaba zatangiye kumera. Nyuma y'ayo masaha nibwo zizana umumero, ari nacyo gihe zitangira kuribwa. Ni byiza ko urya hagati y'ibiyiko 3 ndetse na 4 mu gitondo ndetse n'ibiyiko 3 kugeza kuri 4 nimugoroba.